ushinzwe imyubakire muri Jabana cyangwa se enjeniyeri w'umurenge, uyu wavuzwe muri dosiye imwe na DC Clement. Uyu nguyu kuri ubu ngubu yamaze guhabwa igihano cy'amezi 3 atagomba guhemberwa. Ubwo abajya gusaba ibyangombwa byo gusana, abajya gusurirwa ahazubakwa mu buryo bwemewe cyangwa se sinzi, ubwo mumenye ngo enjeniyeri ari mu gihano cy'amezi 3. Nyamuneka ntago muraza kuba mumubona. Usibye bamwe mu banyamabanga nshingwabikorwa batagarutse mu myanya, erega ntago wanze kuvuga ngo agume kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali, kuko abashobora gukora ku mafaranga atari munsi ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ahabwa amafaranga ya communication, ahabwa essence, ahabwa amafaranga yo kwakira abashyitsi, agahabwa na salary. Ikindi akaba afite kashiwe mu biro byo gutera kuri bya byangombwa byo gusana n'ibindi. Ubwo rero kumbwira ngo umuntu ngagiye kuba advisor ngo ni arikoze ko musetsa ngazamuye mu ntera, ntago ibyo bintu ndaza kubigarukaho hirya. Icyo nababwira kuri ubu ni iki? Uri umusirimu ushaka telefone irambana umuriro, ukunda gukora ingendo zitandukanye, ngwitemo telefone ya Tinos Mobile Phones, igura amafaranga make cyane. Nawe ngwitemo Tinos Mobile Phones, urayisanga Nyabugogo mu Kidendezi, cyangwa se ukadusanga KZN Hotel ushaka kuduhagararira ndetse no kuzirangura. Tinos Mobile Phones, muryoherwe na telefone nziza cyane Tinos Mobile Phones. Bindi bisobanuro wakwifashisha nimero ureba kuri ekra yawe. Ibihe byiza wahisemo gukurikira Papi Empire TV, ndizera ko umeze neza aho uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abadukurikiye bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse n'abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali. Ndagushimiye wahisemo gukoresha telefone nziza cyane ya Tinos. Ni telefone ifite radio ivuga neza, kamera imbere n'inyuma, telefone ikoresha amatushe muzaka amatushe niho muhita musekera noneho nkavuga ati karabaye sasa. Ariko iyi telefone my chers amis, ni telefone nziza ifite ijwi ryiza cyane, itagira amakaraza, imarana umuriro icyumweru cyose kandi utigeze ukuraho radio. Nyamuneka ntibura network. Urayisanga Nyabugogo muri gare hazwi nko mu Kidendezi. Abashaka kuduhagararira cyangwa se kurangura mwadusanga mu nyubako ya KZN, uzamukusanga ujya Kimisagara, ubaza utahagarariye Tinos nihe. Bafite n'amabateri meza cyane ushobora gukoresha wowe ufite telefone ya matushe, nawe ugatandukana no gucaginga buri kanya. Nta kindi kindanye rero, ngira ngo mu mugoroba wo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 5 2026 nibwo hamaze kujya hagaragara urutonde rw'abanyamabanga nshingwabikorwa mu turere twa Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge ko habayeho impinduka. Bamwe bahabwa inshingano mu karere. Ntago ndibuze kuba mbigaruka ibyo ngibyo kuko ndaza kubereka buryo burambuye, ndetse nshimira n'abagenzi banjye Shadrake ndetse na Nikiza Jonathan twabanye mu kiganiro ibivuga mu cyumweru kuri BTN TV. Niki gice ndaza kukibumbisha nyine uko byagenze, impinduka zabayeho. Ntago ndaza kuba ngenda umwe kuri umwe. Gusa ikiriho ni ikiherero, narabivuze ndanabisubira ngaragaza ikijyanye n'ibijyanye na ruswa yavuze mu myubakire by'umwihariko mu murenge wa Jabana. Ebana mu ntera amabuye, mu ntera ishoti, ndavuga intari ko hari ahantu nyamuneka haragaragara ikibazo cya ruswa mu bijyanye n'imyubakire, kandi abaturage iki kintu barimo kugaragaza nuko byagenda kose nta nduri ivugira ubusa ku gasozi. Nababwiye dosiye y'abahigi, ibyo bintu nimwashaka kubyumva bamwe, ariko nanone abatashatse kubyumva ntago nabarenganya kubwo kuba bari mu bimababa ya bamwe, kuko ibivuga ntago ndaza kuba ngaruka kuri ibyo ngibyo. Ariko icyo nzanye niki muri aya makuru mashya kuri ibi ngibi rero, usibye bamwe mu banyamabanga nshingwabikorwa batagarutse mu myanya, erega ntago wanze kuvuga ngo agume kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali, kuko abashobora gukora ku mafaranga atari munsi ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ahabwa amafaranga ya communication, ahabwa essence, ahabwa amafaranga yo kwakira abashyitsi, agahabwa na salary. Ikindi akaba afite kashiwe mu biro byo gutera kuri bya byangombwa byo gusana n'ibindi.
ubwo rero kumbwira ngo umuntu ngagiye kuba advisor ngo ni ariko nzi ko musetsa ngazamuye mu ntera, ntago ibyo bintu ndaza kubigarukaho hirya. Icyo nababwira kuri ubu ni iki: ushinzwe imyubakire muri Jabana cyangwa se enjeniyeri w'umurenge, uyu wavuzwe muri dosiye imwe na DC Clement, uyu nguyu kuri ubu ngubu yamaze guhabwa igihano cy'amezi 3 atagomba guhemberwa. Ubwo abajya gusaba ibyangombwa byo gusana, abajya gusurirwa ahazubakwa mu buryo bwemewe cyangwa se sinzi, ubwo mumenye ngo enjeniyeri ari mu gihano cy'amezi 3. Nyamuneka ntago muraza kuba mumubona. Nge nitwa Ndahiro Valens Papi, nzakomeza kubikubitira update muri ubu buryo. Nta mutima mubingira, nta rwango, nta shyari, kuko isomo ryanyu umuntu yiga akaba umurozi ni ishyari, kandi ntago nteganya kuzaba umurozi. Naho abateguye gahunda ya operation ngo y'ama episode mukomezerezeho ntacyo bintwaye, gusa ntago bizantinege gukomeza gukorera igihugu cyane ndetse no gukorera abanyarwanda ndetse no gukomeza inkuru zijyanye n'ubuvugizi. Uwiteka mujyanga byose yakomeze guhira imirimo y'intoki zanyu, mwe mudahwema kunyereka urukundo ndetse no kunkurikira. So i Kigali rero haravugwa ibijyanye n'ihindurwa ry'abanyamabanga nshingwabikorwa ndetse n'abagiye kwicazwa ku mujyi kugira ngo base nk'abacungishijwe ijisho. Ngiki cyane ariko se ibyo bintu uvuga biba byanditse, banditse ngo ngwino ku mujyi tugucungishe ijisho. Turi mu busesenguzi se. Umurenge wa Gisozi niwo murenge wasigaye udafite umunyamabanga nshingwabikorwa. Wari umufite, babiteguye hambere uriya munyamabanga nshingwabikorwa amagerege atarafungwa niwe wagombaga kuzizwa umurenge wa Gisozi, ariko arafunzwe. Ngo niwe wagombaga kuza mu murenge wa Gisozi atarafungurwa. Ni ukuvuga ngo babipanze, no kuvuga ngo uko bari barabipanze mbere. Harya umuyobozi w'umurenge ntakora ikizamini? Ntacyo baragikora uretse ko ntabyo bakora, bameze nk'abahabwa inoza nk'indongoranyo. Aranomwa bikorerwa hehe se bikorerwa? Bakora ikizamini. Ibyo bintu ni formalite. Ibyo ahubwo nuko duca amazi ibintu biba biteguye biri aho mifotara n'ibitegura icyo kizamini kigatangira kigakorwa. Ibyo bintu ni formalite, ariko ikizamini kirakorwa. Ntacyo gikorwa hehe ryari? Papi urumva ikizamini kirakorwa, ahubwo wenda urashaka kuvuga yuko gikorwa wenda bazwi se abari butsinde bazwi? Nicyo uri gushaka kuvuga? Nakubwiye ngo bikabanza icyo ngendeye ntago cyumva. Umurenge wa Gisozi wo nta mugitifu ufite kuri ubu ngubu. Nayo mpamvu nari bukureho telefone wenda barangira icyizere babunkiremo. Gitifu wagomba n'uwari nagomba guturuka Mageragere, ariko tuzi ko ari Mukangote. Ni ukuvuga ngo bumboga abantu wa Yezu Alfred, wa Yezu ko abaga hakurya za Masaka. Wa Yezu ari hehe? Ari Bumbogo. Gatsata hawe Munyaneza Bahati Jean Claude, gikomere habwa Mukeshimana Regine. Gisozi urumva nyirayo arafunzwe, wajejwe Jabana abanyirayo gutu. Umuntu niba afunzwe ubwo babuze uko batanga ikizamini, ubyo nibyo regana yavuyeyo. Wa mudaso yavuyeyo, ufite Yezu Jean Damascene. Kaciro wa mama mufite wari waratinze yavuyeyo, hagiyeyo hagiyeyo wa Mwiza Marie Chantal. Ariko uko numva magiti fajemo abantu bashya. Kimihurura hari Uwera Claudine, Kimironko Ndanga Patrice mufite wawe, Kinyinya Rugabirwa Deo. Havuyeyo Charles yagiye hehe? Charles turaza kubona yagiye. Ndera baguranye, ariko basa n'abaguranye. Mugisha Emmanuel Nduba ntabwo ibyo bisome ngo birangize. Bijyamo urabisoma ko bashanje Remera na oya gusa na Kinyinya habagomba kubaho impinduka. Ariko wa mu Pastorine wari urinduba yagiye hehe? Niwagwire simuze ngo simbisome. Oya mbwira harabo dutikira. Niwagwire yagiye ni boy. Daso yagiye hehe? Daso harya yitwa Aso mwita Daso ni Yamuremye François. Ni titre nabyo yarabikoze ubudaso. Wibikuraho. Yamuremye François. Ubundi se izi mpinduka ahubwo ikaba ari cyo munsi sengurira mpere kuri Jonathan. Yamuremye François afite aho murabona zifitanye sindi kumubona. Ziraterwa n'iki? Mu mirenge hari ikibazo cyari gihari. Dore ikibazo nyiri buretse gato ninjye babajije uraza nawe kuza. Uhita usamira hejuru. Buriya rero mutumaze iminsi dukora inkuru nyinshi zitandukanye. Ntabwo ndi bukureho telefone bashobora kunyigira ikize nkajya kuyobora Gisozi. Ntabwo wayishobora.
hari ubwo nawe ngiye kuyikora ku mutwe ukigira umusazi nawe wayishobora ahubwo ibibazo ahubwo bangirira icyizere komeza wari ugiye kumbwira izi mpinduka tumaze iminsi tubona dusesenguye ko zikomoka ku hirya no hino uhereye nabonaga abasore bacu bakoraga inkuru za Gahanga bavuga ati Rutubuka Gahanga rimaze kumuranira ariko no bayihaye sinzi ko ari buze kuyishobora kuko Gahanga irimo ibintu by'ibihazi Gahanga niho hari ya mirwano y'ejo bundi ibihazi biteye ubwoba ni naho hari ryatanura na bya aho ni Gahanga hatari ubuyobozi umuturage afite icyemezo cyo twakomeje kureba Jabana byahabereye ejo bundi na ruswa zakomeje kwagwa mu myubakire tuze kureba Gisozi tuze kureba Gisozi hari iki Gisozi nayo ntabwo yariyobowe neza uriya mama ntabwo arayishoboye tuze kureba Muhima Grace arayishoboye ariko arayitinzemo ariko bamujyanye gushobora n'ahandi bamujyanye he bamujyanye Gahanga nyine ahubwo ubwo ngo wabona bamujyanye bati Gahanga yananiranye ko washoboye Muhima na Gahanga ntiwayishyira ku muntu nkurikije Grace ukuntu yafashe Muhima imeze nuko ayisize ndahamya ko Gahanga bayimuhaye ngo ayishyire ku murongo ariko nanone biraza kugorana kubera twikomereza ndaza no kukubwira icyatumye Rutubuka yari umuyobozi mwiza ariko kuri ubu ngubu agasa nkaho umurengeye yaravuze ati itonde gato hano hari agatangazo kandi gatoya kaho abo bavuga ngo bashyize ku ntuza babandi bagiye kurebeshwa ijisho hara ni mu karere bagiye ntabwo ari mu no kurebeshwa ijisho yewe nicyo hari yari umuntu twagana yarambwiye ati abantu bakuye amata mu kanwa hariya ngo bahembwaga miliyoni 2 umuntu abimbwira kandi arabizi gitifu umurenge ahanga bagiye guhembwa 700 urumva gufata miliyoni 100 nakubwiye ngo bagiye gucungishwa ijisho genda uvuga hera kuri Shema Jonas nkubwire kuri ruswa zabaye mu murenge Sakosha abana nkubwire ruswa hariya mu myubakire na n'ubu ariko genda gake kugira ngo abantu badukurikiye baze kumenya ibyo bafata n'ibyo bari nakubwiye ngo udefinise umwe kuri umwe Shema uzi ko bamusubije ku gatebe akajya kuyobora imiyoborere myiza hano mu karere ka Gasabo urabyibuka burano bwa kabiri akuye ku murenge akongera akajyanwa aho bamucungishije ijisho umugani wawe nk'uko babivugaga ngaho kabaye kabiri banza Rutubuka ariko se iyo bamujyanyeyo bamuhize inshingano nyine no gutonda gusa oya nta kintu bandika wenda ngo wenda ashinzwe imiyoborere myiza ngo na advisor wameye reka nze ndiguhe ariko sindifite ahangaha advisor singira ahangaha nimba ushaka no gusoma ntusome biri ngaho babajyanye ahangaha aba bantu bambwiye ko amafaranga bahembwa hera kukuba Shema Jonas yarigeze kuba duwaye uretse ndebe Shema Jonas executive secretary Jabana none ubwo bivuze niho yarari bamujyanye noneho reba bamujyanye kare byenge transferred executive secretaries nabahawe transfer reba nyine ahangaha ari kurura gutya wegera hirya ahangaha hirya hari ibindi yego di advisor to executive organ Nyarugenge district agiye kumwadvising iki koko umujyanama ku muyobozi reba no dogiteri wa kabiri dogiteri director kandi bibamugize director muri kumusuzuma Umuhoza rwa Bukumba yakuwe muri Rusororo mvuka bamujyanye kuba director of health and social unity in Nyarugenge district Busumba atazamutse kuba director we kuzamuka ariko umushahara amakuru mfite ntabwo hana amakuru mfite ariko umushahara uwanditse se naho bari mu cyangwa wenda ni twa tundi turamusamu n'utundi tunagenda reka duhere kuri Shema Jonas Rutubuka Emmanuel reka mbarebera icyo bamugize civic education and community mobilization specialist bamugize ushinzwe uburezi civic education and community mobilization n'ubukangurambaga azakoramo iki sawa ako si ibintu byo gukuramo ubu uri gushishikariza abahawe imirenge ngo ibyo bakuramo kimara kubishyira kuri sitati yanyu umuntu yambwiye ati kandi umuyobozi yambwiye ati abantu ga nubwo uri kuvuga ngo bayo ngo bazamuye mu ntera ahubwo babakinishije dore ukuntu bimeze reka duhere kuba ku wagiye kuba umujyanama wa meya w'akarere ka Nyarugenge nako batavuga ngo nishe imvugo reka duhere ku wagiye kuba umujyanama w'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge reka mbigorore mbese uko bisokoje reka nsigirize Shema Jonas ni umwe mu bagitifu babaye beza babayeho kugeza ubwo yanabaye duwaye w'abandi bagitifu muri Kigali
aza kujyanwa ku karere yafotowe yicaye ku ikesi ya Heineken ahantu mu kabutike, urabyumva, bamujyana kuba aho ku karere muri miyoborere, ba miyoborero yego ko bamwe. Nyuma yaho yari yakorewe ubugenzuzi n'abakozi b'urwego rushinzwe iby'amakoperative, abajyana muri sako abasinyira amafaranga y'ideni ya kredi tutazi uwayishyuye uwo ari we mu buryo bwihuse bitewe n'ibyo bari babonyemo. Ibyo nabyo biteza saga, ibyo biza kugira ikibazo ku baturage babuze uko barya iminsi mikuru no kujyana abana ku ishuri kubera amafaranga gitifu yari yakuye muri sako, yari ameze nk'aho yiyoboreza inkoni y'icyuma. Uwo nguwo utubwiye ibyo ni ibyo muri iyi manda se? Ndacyarimo kukubwira ku mateka ya Shema Jonas. Aba ajyanywe ese kuki abagumizwa kugumishwamo akora utwo tuntu twose? Aho naho ndaza kuhakugerera. Shema Jonas ajyanywe ku karere ka Gasabo gukorerayo, aza kugirirwa ikindi cyizere bamusubiza ku murenge wa Jabana. Agezeyo nibwo havuzwe ibijyanye na ruswa mu gukata amasite ndetse na bwa bufaranga Jonathan arabuzi nabwo bwo buturuka ku masite, mu magomeko y'amasite, aho uyoboye site wereka murekera cyane. Urabyumva Shadara? Ndiko kumva neza. Inkuru yo mu masite Jabana twakoze urayibuka. Haba haje iki kibazo cya ruswa mu myubakire n'imikoranire yabo n'abahigi. Biba biraje ngabo urebe utuntu naguhaye. Ubu bamukuye muri Jabana yaje kuba advisor wa Dede hano muri Nyarugenge. Ese bwo koko aradvising advisor ariko ho muri office pe banza tera ubwo byanze ariya nta masamake, aho nta masamake nakubwiye ngo usibye dere byanze giti. Noneho uribuka ko Rutubuka yego harya sibani watubwiye we inanizwa rye, watubwiye ngo we hari ukuntu yakoze magera ananizwa. Rutubuka hariya uturutse aho yakoze hose, guturuka za mageragere kugera ubwo yageze Gahanga. Rutubuka abaye umuyobozi mwiza ndetse no gukora ibikorwa byagendaga byivugira aho yanyuze hose. Ariko ejo bundi akora ibara. Urakoze cyane. Ejo bundi ryane. Noneho kugeza ubwo banamwandikiye ibarwa yo gusezera, aravuga ati ngewe ntababeshye gusezera bwo sindi gusezera. Ubwo yarakoze iki? Ndindira turakubwira nyuma. Azi iyo nkuru ko ntari nshaka kuritinda. Urabyumva neza? Nyarukiriza. Usibye Rwabukumba bafashe bakagira ubuzima. Nyabukumba nawe ni bafite gano kubera ni bafite ni docteur. Yego. Uriya bagize muri director. Yego. Buriya bamuzanye kugira ngo ako nayo bamuhaye akantu nigize kumva ushaka gukoraho inkuru. Ibintu by'ubuzima muri Gasabo ntago nigize kukumvira gukora inkuru ari amavuriro yafunzwe. Nibyo ngiye kukubwira. Ari muri Nyarugenge se ni muri Gasabo. Reka yari muri Nyarugenge. Muri Nyarugenge ubwo bamushyize reba niba ari muri Nyarugenge cyangwa ari ku mujyi wa Kigali. Abashyize aje mu buzima muri Nyarugenge. Kambirebe neza. Ongera umpereze ni wowe nabonye. Dore rero ikintu kiri mu buzima muri Nyarugenge hahozemo wa mugabo wahoze ayobora umurenge wa Muhima hano hepfo. Yirira amasamaki. Uretse gato bamujyana muri Nyarugenge ashinzwe ubuzima. Ubu ngubu Jado wari PR mu karere ka Nyarugenge nawe ari muri segiteri y'ubuzima muri Nyarugenge. Baroza ari PR. Haba haje rero itangwa ry'amasoko. Nyarugenge Rwabukumba. Okay. Amasoko bwoko ki papi. Sugiye he nawe. Reka maze ngusobanurire inkomoko nyine yo kuba Rwabukumba muhaye iby'ubuzima. Wari usanzwemo uri mu gihano cy'amezi 3 nabyo mbikubwire. Hashyizwe amasoko ku isoko, amavuriro ku isoko. Ari ya poste de santé. Zero poste de santé. Poste cya centre de santé. Ni poste de santé nizo zishyirwa ku. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge buramenyesha abanditse basaba gukoresha amavuriro yibanze ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri muri gahunda ya Public Private Community Partnership Models PPCP. Urumva hari ivuriro rya Karama,
hari ivuriro rya Nzove, hari n'ivuriro rya Ntungamo. Bashyira aya mavuriro ku isoko, hamanikwa n'abatsindiye aya masoko, abarwiyemezamirimo n'abayatsindiye bajya kwerekwa ayo mavuriro. Ubu ngubu iri vuriro rya Nzove n'irya Ntungamo abayatsindiye ubu batangiye kuyakoresha. Haza kuvuka ikibazo cy'ivuriro rya Karama. ni wari waritsindiye ananirwa ibiganiro, uwaritsindiye baragenda bararimwereka, banamubwira ibyo azakosora n'ibiki byose, ariko baza kubona ko ngo habayemo igobeko rya miliyoni 7. Ako kanya itangazo ry'uwatsindiye isoko ku rubuga byabaye official, no kare babyafishije hose, babyafishije baba barikuyeho, babahamagaye watsindiye isoko bati byahindutse, ntabwo ari we watsindiye isoko, uwari umukurikiye aba ari we bavuga ko ari we watsindiye isoko. Biba biteje rwaserera uwari uhagarariye ubuzima muri Nyarugenge, bamukubita igihano cy'amezi 3. Ndakubwira ngo ndagenda nkabona byinshi. Jadon Serugendo wari PR mu karere ka Nyarugenge akaza gushyirwa muri departement y'ubuzima, ahabwa igihano cy'ukwezi kumwe, agaruka mu kazi. Noneho uyu muvandimwe wari uri mu buzima muri Nyarugenge wahawe igihano cy'amezi 3, akaba yari arimo hariya nk'uacting. Actingaga muri iyo posta ahita yikoreramo ikosa ari mu igihano cy'amezi 3. Nza kumenya amakuru ya Zandani ko uriya wari wagezwe wa kabiri ari wari ugiye gutsindira isoko, kuri ubu ngwari nawe bagaragara ko atsindiye isoko. Baramubwira bati wowe uraduha miliyoni 5. Ati ndakaceke ibyo ngendesha nta miliyoni 5 ntanga. Nimba biciye mu kuri ivuriro ntihabwe, nimba bidaciye mu kuri mugumane ntacyo bintwaye. Uwaritsindiye rero bikavuga ko ari watanze miliyoni 7, ariko mu buryo butaziguye batamenye abatagomba kuzihabwa. Reka ariko tubivuga ubwo rero umuhoza rwa uburiri ibyo vuriro rifitwe nani? Hacyarimo izo ntuza induburi ndetse yateze icyo ngicyo. Harimo kwibazwa ngo uwarihawe abikaba official akamanikwa ku karere, turareka ritange, turakomeza hakomeza habe zisaga, nimba barisubiza ku isoko I never know. Ariko ubu hanze hano hari amabarwa 2 y'abatsindiye ivuriro rimwe. Urakoze cyane. Ariko ntabwo ari ibyo gusa Saduraka. Yego, dusoza Kigali banahinduye n'abandi bantu b'abadaso. Kuko Sam ari mu kazi, Big Sam ari mu kazi, bahinduye n'abadaso, abatarize barabirukana mu cyumweru gishize n'isaga ari hari. Buse bagezemo gute? Bagezemo gute? Ubundi ko itegeko ryavuga ko kuba daso by'ubusho rero ari igenzo natayinjira mu bintu nawe ntugeremo neza. Bagezemo gute? Ngiye kubikubwira. Habaye ukaransi y'abakozi. Nuno bavuga ko abari abasirikare, abari abapolisi bajya muri daso, bajya mu kidaso. Uzikara abantu bari mu gisirikare batize. Iryo tangazo urarifite se? Iryo tangazo urarifite yabagara bari abasirikare. Manye namanguruka. Uko abari mu nyina birukanwe ejo bundi, la majorité n'abari abapolisi cyangwa abari abasirikare. Bakoraga nabi se cyangwa baziza amasomo? C'est pas byo wazabaza mu niveau wa Kigali. Niveau d'étude. Ibyo se uguru batari ikosa ni ikosa ko twanabisesenguye nge na Jean Paul mu gitondo turi amakosa ni naryo wakoze. Ni ikosa rinakomeye cyane. Ngewe akarere ka ubundi hari ikintu kigomba kubaho. Ngewe nabonye barwa hano bavuga ngo akarere ka Nyarugenge kandika ngo mu itangwa ry'iryo soko ngo baribeshye, byanditswe n'umuvuriro. Mbere kuri Jonathan avuga ngo iguze nimba dufite abayobozi bashobora kwikontroduiza bakavuga ngo bibeshye ku kintu cyamaze kuba public, bamaze kupublishinga, turacyafite ikibazo gikomeye cyane. Nabo ntacyo bari budufasha. Ntabwo wabwira ngo ufasha abantu bashyize mu nshingano, urangije barakoze bamaze banagize experience kubagaye umusaruro, ntugaye umusaruro, ugaye amasomo bafite, wabashiriyeho uburyo bwo kwiga, uburyo buri short course babikozeho. Kuko nabaye urugero naniye gisikiza musinzi kumera nka Sibomana Atanazi. Muri za 94 na 5 twakoraga nta mushahara duhembwa. Noneho uribuka iroko mwahabwaga ibimene by'amasoko defense zazanye ibirego hano kuri BTN. Twebwe twarirukamwe twirukangwa ntamerekeza. Nuvuga ngo ni kimwe
n'aba badaso n'ubundi hari abari kuvuga ngo bagiye kujya mu mujyi wa Kigali bawurege nanjye ndabashyize bawurege mwari mufite amakontara kuko kontara kereka niba baranze nko kongera kontara sawa ariko urubuga duhuriraho n'abanyamakuru ari kuvuga ngo bari barabimenyeshejwe kera ryari kereka niba mu gutangira akazi barabwira ati ikibazo dukira dufite bamwe mu banyamakuru bakorera mu kwaha kw'abayobozi mumeze nk'abagenda mubakomera amashyi kubw'ibyo babatamika navuze bamwe muri bo ariko uhita uvuga ngo mumeze uyu munsi si umunsi mumeze n'abo muri kumwe hano mumeze iyo mu ihagarariye abo muri kumwe ntibameze ahubwo bameze nawe mumeze ubwo ugiye kunshyiramo na sadura bameze namwe ubwo muraza kwisangamo abajya gukomera amashyi abayobozi bafite ibyo babatamika yego babyumva neza nimba abo bantu bafite kontra bakirukanwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ntawe uri hejuru y'amategeko mugende murege umujyi kayo ngo ntabwo barega akarere nta buzima gatozi ngibyo ibi bintu bigiye gutwara byari bitwaye akanya kanini ariko byari ngombwa ko nawe n'amakuru ari kuvugwa abaturage bazi kumenya abagitifu babo ariko perezida wa repubulika yarabwiye ati ndashaka akajorite akajorite mu mirenge kabonetse ejo bundi ari mu nama ntabwo karaboneka turashaka utujorite twajya amakuru ya RIB itangaza ngo twateye muri RIB nabonye nyakubahwa perezida wa repubulika yifatiye mu gahanga ntuza imeya w'umujyi wa Kigali na meya wa Bugesera bati umwanda uri hariya urumva rero Samu yavuze ati mu mujyi umwanda uracyavuze ubu Samu yavuze ati ngewe kugira ngo ngire mpamagazwe n'umukuru w'igihugu ari kumbwira ibintu nka biriya reka gore ntuzi mbiri ukababwiraga ikiganiro cyakurikiye cya kiganiro cy'umukuru w'igihugu nawe njyaye nanjye ku bushobozi mfite naheraga kuri wa mugavana wo mu burasirazuba uko nabonaga avuga atitira yego nanjye naza namwe mukavuga mutitira nanjye mwatitira watitira nanjye nabatitiza kuko nanjye mba ntitizwa abajya gutitizwa se barahari batitizwa bongo